umva ukuri, ntugacogozwe n'inabi wagiriwe. Warabacumbikiye barakwiba, urabatabara ntibakugoboka, urabutaha uranabatwerera ntibahagera habe n'igihumbi, urabaguriza barakwambura, urabatabara barakugambanira, urabaha bakwimira bawe. Ntugacogozwe n'inabi wagiriwe. Nguko uko umukiranutsi akwiriye kumera nka Dawidi. Muri Zaburi 35 umurongo wa 11 hati: abagabo b'inyuma barahagurukaga bakandega ibyo ntazi bakabimbaza, ibyiza nabagiriye bakabyitura ibibi, bikampindura nk'imfusha. Ariko ngeweho iyo barwaraga nambaraga ibigunira, nkababarisha ubugingo bwanjye kwiyiriza ubusa, ngasenga ncuritse umutwe mu gituza, nkamera nk'aho ari inshuti yanjye cyangwa mwene data urwaye, nkiyunamira nkambara ibyo kwirabura nk'uborogera nyina. Nguko uko umukiranutsi akwiriye kumera nka Dawidi. Ntukwiriye kwitura inabi ngo uyiture indi nabi nawe, ahubwo ukwiriye gukora ibyiza ukarushaho gukora ibyiza. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umwanzi wawe nakugirira nabi uzamugirire neza. Umva ukuri mwene data, ntugacogozwe n'inabi wagiriwe. Komeza ukore neza, ntugacogore. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani 17 umurongo wa 13 haratubwira ngo uwitura ibyiza ibibi ntabwo ibi bizava mu rugo rwe. Niba waramugiriye neza ukamucumbikira akakwiba, ukamuha akima bawe, ukamuguriza akayatwara, ukita ku buzima bwe bwava mu kaga akakugirira nabi, ijambo ry'Imana riravuga ngo uwitura ibyiza ibibi ntabwo ibi bizava mu rugo rwe. Niwe wishyizeho umuvumo. Komeza ukore neza. Umva ukuri mwene data, ntugacogozwe n'inabi wagiriwe.